360, Rwanda 360 cyangwa Rwanda 360. Imbere ya kamera murabona umugabo w'umunyarwanda ufite akanyamuneza witwa Nicolas. Mukanya arabibwira neza, anatubwire ikimuzanye cyangwa se ikituzanye uyu muyoboro mushya, ikitugenza kuri iyi mihanda. Nicolas, karibu. Ivan, urakoze kumpa ikaze, nanjye uryiyumvemo ku kiganiro tugiye kugirana, kuko ibiganiro ntabwo zajya mbikora jyenyine, tuzajya dufatanya umunsi ku wundi, ndetse niba na ngombwa hari n'abandi tuzajya twifashisha kugira ngo dukorane ibiganiro. Nk'uko rero wari ubivuze, ndabanza nibwira abadukurikiye, nitwa Kayumba Nicolas, amazina niswe n'ababyeyi, ndi umunyarwanda ariko utuye mu gihugu cy'Ubufaransa, mu mujyi wa Lyon. Uri mu diaspora? Mwebwe bita aba diaspora? Ubwo nitwe rwose ndi umwe muri abo ngabo, ariko ubunyarwanda njyewe ndabugendana aho ngiye hose. Ndabona kuba mu mahanga ntabwo byagukuyeho ubunyarwanda? Oya, ubunyarwanda ndimo, bungendamo, ndi umunyarwanda wuzuye. Ibindi burya byaza ari inyongera, ubundi bwene igivuga abantu bashakisha babona, ariko ndi umunyarwanda wuzuye. Numva tuzajya n'igihe cyo kubiganiraho kugira ngo udusobanurire uburyo uba hanze, uba kure y'igihugu cyawe ariko ugakomeza ukagira iryo shema ryo kwita umunyarwanda no kubaho kinyarwanda. Tuzagira igihe cyo biganira cyane rwose. None uyu munsi Nicolas, muri aka kanya uduhaye, twagira ngo tumenye iyi chaîne cyangwa se iyi YouTube channel yitwa Rwanda 360 cyangwa Rwanda 360 cyangwa Rwanda 360, ese ni iki? Wayitubwiraho iki? Igamije iki? ije gukora iki? Irarusha iki izindi? Duhe tubwire. Yes. Iva, urakoze. Iyi ni chaîne twagize igitekerezo kitanamaze iminsi mike, tugira igitekerezo cyo gukora uyu muyoboro wa YouTube. Hanyuma rero uyu muyoboro Rwanda 360 ni umuyoboro tuzifashisha mu gufatanya n'abanyarwanda guhanahana amakuru yo hirya no hino ku isi, aha muri bihugu turimo ku isi n'ahandi, ariko cyane n'amakuru yo mu gihugu cyacu, tugasangira ayo makuru. Ibyo rero kandi biraza mu muganda wacu mu kubaka igihugu no kubaka community turimo hano mu mahanga. Ikindi kandi ni chaîne twatekereje gukora kugira ngo tuzagire ibiganiro ku mateka y'igihugu cyacu. Kuki ibiganiro ku mateka y'igihugu cyacu? Nuko usanga abantu batuye muri ibi bihugu, iyo urebye umubare munini usanga ari urubyiruko nk'ahandi hose, kandi urubyiruko ni bamwe mu bantu bagira ingaruka zo kutamenya amateka y'igihugu cyacu. Icyo gihe rero tuzifashisha inararibonye, dufite ababyeyi bakuze bazi amateka y'igihugu cyacu, kugira ngo bajye badufasha binyuze kuri uyu muyoboro, badufashe kwigisha amateka y'igihugu cyacu, ariko cyane cyane dukangurira urubyiruko kujya bayumva, batega amatwi, bakurikire, hanyuma bayamenye. Donc amateka y'igihugu cyacu bizaza mu nkingi za mwamba. Hanyuma nanone tuzibanda ku biganiro bikangurira abanyarwanda kuba umwe. Kuki abanyarwanda tugomba kuba umwe? Nuko hari igihe cyageze ubumwe bwacu bugasenyuka. Icyabushenye rero tuzajya tugira igihe cyo kubiganiraho, tubyunguraneho ibitekerezo, dushishikariza abantu gukomeza gusigasira ubumwe bwacu, bityo bituganishe ku kubaka igihugu tuzaraga abana bacu n'abuzukuru n'abazadukomokaho mu bihe bizaza,
igihugu cyiza, igihugu kizira amacakubiri, igihugu kizira umwiryane n'inzangano. Ikindi kandi tuzagira ibiganiro bigamije kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Mu gihugu cyacu mu 1994 twagize ibyago, tugwirwa n'ishyano rya jenoside yakorewe abatutsi, ubwo igice kimwe cy'abanyarwanda bibasiwe, abaturanyi, hanyuma inshuti, abo basengana babahukamo barabica. Icyo gihe byashegeshe ubumwe bwacu, bituma ubumwe bwacu buhungabana. Ariko ubu intambwe turiho niyo kongera kubaka ubwo bumwe, kandi tugeze kure. Bityo rero kugira ngo bizabe umuco no mu bazaza, muri generasiyo zizaza, tuzajya tugira ibyo biganiro byo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho iva ikagera hose, byinshi no kwiganiraho uko byagenze, icyabaye. Ibyo biganiro byose rero tuzajya twifashisha inararibonye, abakuze, ababibayemo, kugira ngo barusheho kutuganirira no kuduha amateka kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ese Nicolas, aho ngaho hari uwakwibaza kuba mwifuza kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, ubu ngubu tumaze imyaka 32 jenoside yakorewe abatutsi ibaye, cyangwa se ibyo mwavugaga kuganira ku mateka yerekana u Rwanda, aho rwavuye, aho rugeze, etc. Ese kuba mwifuza uyu munsi mwaka wa 2026 kwifuza gukora ako kazi, cyangwa se mutangiye urwo rugendo, ni ukubera ko nta babikora, cyangwa se wenda nk'abafite mu nshingano batabikora bihagije? Donc ni iki kibatera gushaka namwe kuza kugira icyo mwongeramo? Ivan, urakoze. Kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo si iby'urwego rumwe, si n'iby'umuntu umwe gusa. Ni inshingano ya buri wese, inshingano ya buri wese, kuko nk'uko mubizi jenoside ni icyaha kidasaza, ni icyaha cyibasira inyokomuntu, ni icyaha uwagikoze abagikoreye isi yose, usibye nanjye, n'isi yose yahagurukiye kurwanya jenoside aho iva ikagera, aho yaba ariho hose. Ni muri urwo rwego rero buri wese numva ari umusanzu we, agatanga umuganda kugira ngo turwanye igisa n'ibyo cyangwa icyerekeza kuri ibyo. Ntekereza ko si iby'umuntu umwe, si iby'urwego rumwe, ahubwo buri muntu wese yakwiyumvamo iyo nshingano kugira ngo turusheho kubivuga, turusheho kubigaragaza, kuko biracyariho. Hari abantu bagifite iyo ngengabitekerezo ya jenoside, hari abantu bitarashiramo. Bityo rero ni ikimenyetso cyiza cy'uko hakiri urugendo rwo gukomeza kuvuga kuri jenoside yakorewe abatutsi no kurwanya ingengabitekerezo yayo yose aho yaba iri hose, kubera ko hari abantu bakigaragara muri iyo myitwarire n'izo ntekerezo mbi. Okay, urakoze. Nari ngiye kubikubazaho, ariko nibutse ko byaba bibaye ikiganiro kuri iyo ngingo, kandi waje kutubwira ingingo zose muzagendera. Ubwo tubwire n'abadukurikira ko abashaka kubimenya, abashaka kumenya, nk'iyo uvuga ngo hari abakigira iyo ngengabitekerezo, tuzagira igihe cyo kuganira, utubwire se ni iki ushingiraho uvuga ko uyu munsi hari abakigira iyo ngengabitekerezo. Tuzagira ikiganiro hari ingero nyinshi zifatika byaba ikiganiro ukwacyo. Okay, ubwo tuzagaruka tukugana utubwire. Noneho indi ngingo rero, indi ngingo rero tuzaganiraho kuri uyu muyoboro wacu, nuko tuzajya dukora ibiganiro bijyanye n'umuco, ibiganiro bijyanye n'umuco, umuco wacu, umuco nyarwanda, kuko umuco ni inkingi ya mwamba igenga imibereho y'abantu, kandi iyo abantu bataye umuco baratakara. Ese iyo bavuga ngo inkingi ya mwamba, mwamba ni iki? Iyo bavuze inkingi ya mwamba cyangwa inkingi mwikorezi, ni uko ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'abantu, ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'abantu. Nta bantu babaho batagira umuco. Ubwo ni ukuvuga ko umuco ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'abantu. Umuco ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'abantu. Abantu bataye umuco baratakara.
bajya bavuga, hari imvugo ivuga ngo niba ari igihugu cyataye umuco cyangwa se agahugu kataye umuco, simbizi, agahugu umuco kandi cyangwa byerekana ko uwataye umuco cyangwa se utazi umuco we ni nkaho n'ubundi, kuko ibintu byose dukora bishingiye ku muco wacu, imigendere, imyifatire, usibye ko isi uko igenda ihinduka igenda ihindura abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ubuzima bwa muntu burya bushingiye ku muco we. Burya ibi bihugu turimo twe tugerageza kwisanisha n'umuco w'aba bantu, ibihugu byatwakiriye aha dutuye. Ubwo iyo uri kwisanisha uri gutakaza, iyo wisanishije rero hari igihe usanga watandukiriye ugasanga uwawe wawibagiwe. Ndaguha urugero, kwambara ukikwiza ni umuco wacu, ni umuco wacu kwambara ukikwiza, biri mu muco wacu. Uje ugasanga hano bambara impenure nawe ukazambara, ubwo kabaye. ese umuco nawo ntabwo ushobora kwevuriwa cyane. Umuco urakura, umuco urakura, ariko none ubwo ntuba utakaje umuco niba umuco urakura bitewe n'ibihe, ariko ntabwo umuco utubwira gukora kirazira. Ntabwo umuco harimo kirazira, mu muco habamo kirazira, ni za limite rwose. Mu muco habamo kirazira, hari ibyo ubuze utagomba gukora. Umuco rwose urakura uko byagenda kose bitewe n'ibihe. Ntabwo imibereho y'Abanyarwanda babagaho mu gihe cya mbere y'ubukoloni ntabwo ariyo ubu ngubu tubayemo mu gihugu cyacu. Umuco ugenda ukura bitewe n'ibihe, ariko uko biri kose hari za kirazira kandi n'ubu zikigenderwaho. Urashaka kutubwira ko n'abadiaspora babaho mu muco umwe n'abari mu Rwanda wenda? Kuko wari uvuze ngo igihe cy'ubukoloni yego ni kera, ariko reka tuvuge uyu munsi 2026. Yego. Umudiaspora twasanga wenda muri Amerika cyangwa mu Bushinwa cyangwa hehe, abaho mu muco umwe n'umunyarwanda twasanga mu ntara iyo ari yo yose. Ese Ivan, utekereza ko cyane rwose njye nabiguhamiriza ugiye guhunga? Njye nabiguhamiriza kubera iki? Kera cyangwa mu muco wampamiriza ko babaho mu muco umwe. Ntumbaze ngo ku kigero cya kangahe ku ijana, ariko ndagira ngo nguhe ibihamya bigaragaza ko umuco wacu nubwo ukura ariko turacyawishingikirijeho. Reka nguhe urugero. Ino muri ibi bihugu iyo umuntu agiye gushyingira umwana, umukobwa cyangwa umuhungu, aratumira, agatumira inshuti, abavandimwe, abaturanyi, aratumira. Hano turabikora bitandukanye n'umuco w'iki gihugu turimo, kuko umusore n'inkumi bashobora kujya gushyingirwa, bakajya mu mategeko, bakajyana gusa n'abari bubashyingire, hanyuma ibindi bikarangirira. Twe hari imihango dukora cyangwa hari imisango tugira aba batagira. Turacyasaba, turacyagwa, nta muco wacu rero turacyawufite. Aho waba uri hose na kure y'u Rwanda uwo muco uragukurikira? Njye ntabwo nawuhungira, ni impamo ya Mungu, ntabwo nawuhungira, umuco uragukurikira. Gusa icyo tuba tubikorera ni ukubwira urubyiruko, cyane cyane abakiri bato, kugira ngo umwana wavukiye aha kumwigisha umuco w'iwacu birakenewe. Agomba kuwumenya, akamenya uko umuco wacu umeze, kuko umwana wavukiye aha ngaha hari ibyo umuco wacu atamenya. Ni inshingano yacu ababyeyi, ni inshingano yacu nka Rwanda 360 kujya twigisha abo bana umuco, ariko bikagendana no kubigisha ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. None reka nkubaze ikibazo ariko ntugisubize. Yego. Tuzagisubiza mu kiganiro kivuga ku muco. Yego. Ese uwo mwana uba waravukiye wenda nko muri Amerika cyangwa se mu Bufaransa cyangwa muri Australia, niho yavukiye? Yego. Niho akurira. Ubwo se kujya kumwigisha umuco w'u Rwanda, nturimo kujya kumwigisha undi muco kandi we wenda yagakwiriye kugira imico y'aho ngaho yavukiye? Kadutera amatsiko abadukurikiye, iki kiganiro tuzakigarukeho, ariko icyo gisubizo nzagitanga mu kiganiro cy'ubutaha. Urakoze. Waruvuze ku kintu cyo kwiga ururimi rw'Ikinyarwanda.
yego urashaka kuvuga ikintu uvuga ko ahangaha kuri cano naho muzajya mwigisha ikinyarwanda se cyangwa ni icyo washaka kuvuga? navugaga gukangurira ababyeyi aho bari hose kujya bagerageza kuganiriza abana mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda kugira ngo abana bakure bazi ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, kuko ni amahirwe iyo tutabikoze ni amahirwe tuba tubabujije yo kumenya ururimi rwabo gakondo. imizi yabo ni mu Rwanda. Ni ukuvuga ko muri diaspora murabikora? Muri diaspora mwigisha abana banyu ikinyarwanda? Ntabwo navuga ko tubikora ku kigero gihagije, niyo mpamvu mobilisation cyangwa gukangurira abantu ari ngombwa tukabibigisha tukabibasobanurira tukajya duhora tubyibutsa kugira ngo ariko yego ko mu Rwanda hari ikintu gisigaye kigaragara cyane, aho ubona ababyeyi baganira mu Kinyarwanda ariko umwana yaza bagahita bamuvugisha mu Gifaransa cyangwa se mu Cyongereza kandi bari mu Rwanda. None mwebwe muri diaspora murashaka kwigisha abana banyu Ikinyarwanda mu gihe mu Rwanda batarimo kukibigisha? Ariko ibyo si byo, ni ku babyeyi bamwe na bamwe, nicyo ntekereza, ni ku babyeyi bamwe na bamwe, ariko ntekereza ko ari n'umuco rwose abantu bagomba gucika. Indimi z'amahanga ni nziza, ziradufasha mu buryo bwa communication no mu masomo abana biga, kuko iz'amahanga byo ni ngombwa bagomba kuzimenya, ariko ururimi rwacu tugomba kurugira nyambere. Icyo mvuga ni uko ababyeyi tugomba kubakangurira kujya baganiriza abana babo ururimi rw'ikinyarwanda, aho turi tugahuzwa n'umuco wacu n'ururimi rwacu. Kandi nureba mu ndirimbo yubahiriza igihugu cyacu birimo umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza, ntabwo ari ururimi rw'amahanga ruduhuza, ni ururimi rwacu. Bityo rero naho intekerezo zaziye z'uko tugomba kujya dukangurira ababyeyi kujya rwose bakora iyo bwabaga bakigisha abana babo ururimi rw'ikinyarwanda. Hari abantu benshi tuzaza tukabazana bakajya batuganiriza, kuko hari n'ababigerageza bagahuriza abana hamwe bakigisha ururimi rw'ikinyarwanda. Ni ikintu cyiza tugomba gukangurira n'abandi babyeyi kugira ngo bazabihagurukire nabo babigira ibyabo. Kandi tujya tubona no mu Rwanda muri iyi minsi n'umukuru w'igihugu nawe ajya akunda kugaruka ku rurimi akavuga ati ntibavuga gutya bavuga gutya. buriya rero umwera uturutse bukuru bucya bakwiriye hose. Nibyo ni nk'ibyo byose umukuru w'igihugu buriya aba yabibonye ko ururimi rwacu rukoreshwa nabi, hari amagambo dukoresha atariyo, cyangwa hari imvugo dukoresha zidahwitse zitari zo, donc bigaragaza ko ikinyarwanda ni ngombwa kugikoresha kandi tukagikoresha neza. Nk'uko umuntu amenya indimi z'amahanga akazivuga neza, kuki ikinyarwanda se twebwe tutagikoresha? Njyewe narumiwe ubushize njya natembereye za Paris, muri za metro nahe barakoresha ururimi rw'igifaransa, ariko narumiwe bakoreshamo n'igishinwa buriya. kubera abantu baza kuhasura, abashinwa baza kuhasura. Exactement. Ni ukuvuga ngo rero igishinwa bo ururimi rwabo barukomeraho kugeraho influence n'ibindi bihugu kujya barukoresha. Hari nubwo tujya tubona inama zihuriyemo abakuru b'ibihugu batandukanye, ukabona wenda nka perezida w'Ubushinwa kandi azi Icyongereza ariko yahagera akavuga mu Gishinwa bagasemura. Perezida w'Uburusiya azi Icyongereza ariko nahagera aravuga mu Kirusiya basemura. Donc no kuvuga ko harimo no gukoresha ururimi rwawe ukanarukomeraho. Urakoze cyane. Biri no ku gose ko nangiye gukoresha ururimi rw'amahanga no kwafirma nyine nuguhamya ko umuco wawe ukomeyeho, ururimi rwawe ari ingenzi rwose. Donc ntiduterwe isoni no kuvuga cyane ikinyarwanda ni ururimi rwiza, tugira ishema, ni ururimi rukize ku magambo meza yiyubashye, bigomba kudutera ishema. Ubwo munsi twaganiriye ku rurimi rw'ikinyarwanda sinzibeshye ngo nzanemo amagambo y'amahanga. Urumva aya magambo y'amahanga dutira nabyo n'amashuri, umuntu wageze mu ishuri n'ubu buzima tubamo, hari igihe umuntu yisanga yabivanze. Ariko mu by'ukuri ukuri kwa nyako ni uko tugomba gukunda ururimi rwacu tukarukoresha. Ubu n'ubundi rwo turi kuvugamo
hanyuma igihe cyo kuvuga indimi z'amahanga cyagera abantu bakivayo rwose ariko ibi tukabiteza imbere. Biteye isoni kubona umwana w'imyaka 18 wakuriye aha yumva ikinyarwanda ariko atabasha kukivuga, ukamubwira ngo mwaramutse akagusubiza ngo bonjour ngo ni meza, cyangwa wambwira ngo mwaramutse akakubwira ngo ni meza. Biteye isoni rwose. Urumva rero ni uruhare rwacu nk'ababyeyi, ubwo ndabivuga kuko ndi umubyeyi nawe uri umubyeyi rwose. Abana bacu, abarumuna bacu tubatoze gukunda ururimi rwacu, baruvuge barumenye rwose. Naho indimi z'amahanga zo bazazivuga rwose igihe kirahari no mu kazi bakora ka buri munsi nizo bakoresha. Ahubwo twihuse ku yindi ngingo niba nta kindi kibazo wari ufite. Oya, dukomeze ku zindi ngingo kugira ngo turangize kuko ahangaha twazanywe no kubwira abantu ibyo tubabikiye, ibyo tuzajya tubaganiriza, kandi wavuze ko atari nawe wenyine, hari abandi bazajya hari n'abandi rwose, ntabwo azaba ari igihe jyenyine. Ni ukuvuga ngo indi ngingo tuzaganiraho ni ku bijyanye tuzatuganiraho ni ku bijyanye n'imyidagaduro. Abantu mu buzima tubaho bwa buri munsi abantu bakenera kwidagadura, ariko tukidagadura byubaka mu muco bijyanye n'umuco wacu kugira ngo tutazataka. Umuco buriya umuco ushyize kure yawe kenshi hari igihe utakara. Umuco washyize kure yawe rwose hari igihe usanga watakaye. Tuzidagadura ariko bijyanye n'indangagaciro zacu zo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Urugero tugira amatorero arenze rimwe hano abyina kinyarwanda. Ni ibintu biruhura mu mutwe, bajya bagira ibitaramo tujya tubyitabira. Ibyo byose ni ibintu biruhura mu mutwe, ni ibintu biruhura mu mutwe, ariko kandi tukuramo n'amasomo kandi bijyanye n'umuco wacu. No mu bundi buryo dushobora gufashamo abantu kwidagadura, ntabwo rwose tuzashyiraho imipaka, tuzagerageza kugira ngo dushimishe abantu mu biganiro bitandukanye, ariko bidatandukira, bitajya mu manjwe no mu bintu bidafite umumaro. Ntabwo nanjye gukoresha ijambo ariko utagikoresha, ariko reka apfa kurikoresha, ntabwo tuje gutwika. Oya rwose, ntabwo tuje guterana amagambo. Ibiganiro bisebanya, ibiganiro bitesha abantu agaciro, ibiganiro byandagaza rwose. Ibyo byo ntabwo biri mu ndangagaciro zacu. Ntagire ubitegereza hano. Uzakwandagaza ntabwo uzamwandagaza. Oya, wose umuco. Wa muco wose umuco wacu. Ntabwo ari umuco wacu. Ababikora rero baba bataye umuco cyane, baba batandukiriye, baba barengereye rwose. Nta muntu ufite indangagaciro utukana ku karubanda. Oya, abantu baraganira, ushaka kuganira mugaterana ubusa, ariko oya, nta muntu ujya kuri izi mbuga ngo ajye umuntu ugenda akajya gutukana, ntabwo aba yatakaye. Kuri uyu muyoboro ntabwo ibyo bizagaragara. Ntabwo ibyo bizagaragara rwose. Rwose n'ushinzwe kujya acunga uyu muyoboro, abatanga komantere cyangwa ibitekerezo azajya areba ibitukana, azajya abivanaho. Hanyuma rero ahubwo Ivan, icyo twisabira twebwe abazadukurikira ni iki? Uyu muyoboro dutangiye ni uwacu nabo, ni uwacu twese. Tugomba kujya dusangira ibitekerezo, tugasangira ibiganiro mu buryo butandukanye. Turasaba abanyarwanda bose aho bari, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, kuzakora subscribe cyangwa sabone muri izo ndimi mu Kinyarwanda. Ni ukwiyandikisha. Ubwo si icyo bivuze? Ubwo si ukwiyandikisha, ukiyandikisha kugira ngo ikiganiro kizajya kijyaho bajye bakomanga bakubwira ati ariko hari ikiganiro cyagiyeho, ujye kuri Rwanda 360 utereye akajisho twagushyiriyeho ikiganiro cyiza. None se ubwo ni ukuvuga ko ahangaha ese muri kubwira abandi, mu kanya uvuze ngo abanyarwanda bose aho bari hose, yego, n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda, ni ukuvuga ko ahangaha kuri umuyoboro ibiganiro muzajya mukora nibo mubwira abanyarwanda gusa? Ujya Ivan, abumva ururimi rw'ikinyarwanda ubu bari kunyumva, ibi mvuga barabyumva. Ko no muri bya bihugu bindi byumva ikinyarwanda, yego, tugira burya abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda bataba no mu Rwanda, batari n'abanyarwanda. Ndaguha urugero, abarundi bumva ikinyarwanda, natwe twumva ikirundi, ibiganiro by'abarundi nabikurikira, nabo bakurikirana ibiganiro byacu. Tuvuge abantu bo mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa mu misozi miremire y'Umurenge,
bumva ikinyarwanda. Nta mupaka rero rwose, bajye bakora subscribe, bakurikirana ibiganiro byacu, bakore like cyangwa eme, hanyuma babisharinge niko babivuga, sibyo, cyangwa partage, babisakaze, babisangiza abandi, babisangiza abandi, hanyuma bajye bajya no mu butumwa hasi, yego, bajye bajya no mu butumwa hasi, bandike batugira inama n'ibyo bifuza ko twazaganiraho mu biganiro byose bitandukanye. Iyo niyo nkunga dusabye abakunzi bacu. Hanyuma rero ndumva itagoranye, ntigoye, upfa kuba ufite inziramugozi yawe, telefone rwose, interineti yawe ikora neza rwose, ni ugukandaho gusa, ubundi tukajya tukugezaho. Bizadutera imbaraga zo gukomeza. Yego, bizadutera imbaraga zo gukomeza dutanga uyu musanzu, no kutwereka ko baturi inyuma rwose. Uwo niwo musanzu tubasabye, ntugoye, ntusaba ikindi kiguzi gihambaye rwose. Hanyuma none se ni ukuvuga ko nimukoresha ikinyarwanda gusa, ntabwo muzaba mwifungiranye ku banyarwanda gusa. Ese ko mu kanya wavuze ngo turi mu isi, hari imvugo bajya bakoresha mu gifaransa bavuga ngo le monde est un village. Donc isi yabaye umudugudu. Yabaye umudugudu. Ubwo se kwifungirana birakwiriye muri iyi si? Cyore, ubwo urumva twakwifungirana Ivan? Isi tugezemo tugomba kugendana n'iterambere. Umushinwa yumva ikinyarwanda, Umunyamerika yumva ikinyarwanda. Reka rero mbabwire ko abakunzi bacu bashonje bahishiwe. Mu biganiro tuzagira ibiganiro byinshi byo mu kinyarwanda, birumvikana, ariko tuzajya tugira n'ibiganiro byo mu rurimi rw'igifaransa, kuko aho turi duherereye mu Bufaransa hakoreshwa igifaransa, nacyo cyumvwa n'abantu batari bake rwose. Nko muri Cote d'Ivoire yacyumva, nko muri Cameroon yacyumva rwose. Igifaransa nacyo cyumvwa n'abantu benshi, nabyo twarabitekereje rero. Na rwa rubyiruko rwacu ruba muri ibi bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, hari aho bazajya bagera bagomba kwiga ikinyarwanda, mu gihe bakikiga batarakimenya. Hari ibiganiro byabo nabo tuzajya tubategurira biri mu rurimi rw'igifaransa. Tuzajya tubatumira abantu b'inararibonye rwose, tunyuze ibyo biganiro mu rurimi rw'igifaransa. Hanyuma iyi shene yacu nta limite, tuzibanda cyane ku makuru y'iwacu mu Rwanda, kandi turebe mu nguni zose, mu buzima bw'igihugu bwose, ubuzima, imyidagaduro, hari ibyo tuzajya tuganiraho, politiki, uburezi. Muri make tuzafata u Rwanda turuzenguruke 360 ntacyo tuzasiga. Dogere 360 ntacyo tuzasiga. Nta hantu uzatinya kujya, keretse icyatuma mvuga ubusa, ariko ubuzima bw'igihugu nanjye burandeba. Kubuganira rero, kubusangiza abandi, gusangiza amakuru abandi, nta soni binteye, kimwe na bagenzi banjye n'abandi bose, nta soni biteye. Ubuzima bw'igihugu cyacu butureba twese, kandi mu nguni zose z'igihugu. Ibyo rero kubisangiza abadukurikira, inshuti zacu, abanywanyi bacu rwose, ibyo ni ibintu tuzakora. Gusa tubakanguriye kujya badukurikira, bagakora ibyo nababwiye hejuru rwose. Ibindi biganiro byo bashonje bahishiwe, tuzajya tunabibutsa nyine duhora tubibutsa, twibukiranye. Hanyuma Ivan, rwose ngushimire ku murava, ngushimire ku kazi keza utangiye rwose, kandi utangiye neza. Tunashimire abadukurikiye muri aka gace gato k'ikiganiro, kandi tubatera amatsiko ku biganiro biri inyuma. Reka rero dusoze, niba nta kindi kibazo. Kereka niba hari icyo wibagiwe, ariko niba wavuze u Rwanda 360, niba ntacyo wasize, ubwo twasezera tugataha. Ibindi byazaza mu biganiro. Reka dusezere abakunzi bacu, abari badukurikiye. Reka tubifurize amahoro n'amahirwe, muhahe, muronke, murakagira Imana. Ahasigaye naho mu biganiro by'ubutaha. Murakoze cyane. Murakoze Nicolas, n'abadukurikiye mwese murakoze, kugira ibihe byiza. Asante cyane.